Okay. Indirimbo ya nyuma tugiye kuririmba ndagira ngo twese tuyiririmbe twishimye, right? Kuba turi hano no munsi twaje gutera ibiti kugira ngo Kigali yacu irusheho kuba nziza, ibe green, duhumeke umwuka mwiza ariko tunatwiheza, sibyo? Mureke dushimire nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu, sibyo? Tumuririmbe, tumubyine n'ubwari, dufate amafoto n'amavideo, sibyo? You never know. DJ twagiye. Abafite imbaraga muri bose kwegera hano tubyinire, sibyo? Ariko tudateje akavuyo, sibyo? Abafite ijuru bazamuye hejuru tuzunguze
Uwimana. I work for the Ministry of Environment. It is my pleasure to be the MC for today's event. So I'd like to introduce the Director General of REMA kugira ngo aduhere ikaze atwereka abashyitsi turi kumwe, hanyuma ye turaza kwakira n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali aduhere ikaze abari hano. Amashyi menshi cyane ku muyobozi mukuru wa REMA kugira ngo atwereke abashyitsi turi kumwe na buri munsi. Mwakoze cyane kwitabira igikorwa cy'umuganda wo kongera gusubiranya ibishanga bigize ubwiza bw'uyu mujyi wa Kigali ariko nanone bigarura urusobe rw'ibinyabuzima. We really appreciate for your support of being part of this community work. And now, without further ado, I would like to introduce myself. My name is Basil Uwimana. I work for the Ministry of Environment. It is my pleasure to be the MC for today's event. So I'd like to introduce the Director General of REMA kugira ngo aduhere ikaze atwereka abashyitsi turi kumwe, hanyuma ye turaza kwakira n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali aduhere ikaze abari hano. Amashyi menshi cyane ku muyobozi mukuru wa REMA kugira ngo atwereke abashyitsi turi kumwe na buri munsi. Muraho mwaramutse. Nyakubahwa Minisita w'ibidukikije Dr. Arakwiye, munyemerere tubanza dushimire abaturage b'umujyi wa Kigali bitabiriye ari benshi. No munsi n'abasangwa ntabwo ari abashyitsi ariko nahawe umwanya kugira ngo mbamurikire abashyitsi batugendereye muri uwo muganda. Natinze ndagira ngo murabizi ko muri kumwe na Honorable Minister of State, National Treasury, Godfrey. Thank you for joining us. Honorable Minister of State in Agriculture, Doctor, thank you for joining with us and greet the crowd. The Lord Mayor of Kigali, Karibu Iwawe. Deputy IGP, Afande, thank you for coming with your team. And a very, very important development partners who are here with us today. I don't want to make a mistake of forgetting any, so you will allow me to introduce the development partners here. Kindly just greet the citizens of Kigali who are with us today. By the way. And we have very special guests who are coming from out of Rwanda. We have the Honorable Minister of Trade, or Commerce. I don't want to mention the name the wrong way, from Uganda. Honorable and then the Honorable Minister of Zimbabwe. Madam, thank you for coming. And sorry? Sorry. Yeah, and they didn't come alone. They are together with the Rwanda Leadership Fellowship. The entire team here, you're very much welcome. Earlier today was saying that maybe we need a wave of prayers in this as well, as long as planting the trees. Thank you for joining us. And my colleagues from government institutions who are here, CEOs, DGs, colleagues from REMA, thank you. Thank you all for joining. And a very
very important stakeholders. There are very many stakeholders here, but the most important ones are the community that came here in big numbers. This is your project. We are doing this for you. Kindly embrace it and work with us the protection that we are in. And lastly but not least, we have the NGOs that are here. These are on the grassroots, but we also have international NGOs that are joining with us. You are a great arm of the sector, and we appreciate that you also made it here. So, Honorable Minister, I think I tried to summarize who is with us today, and giving back the floor to the MC. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bagira abashyitsi cyane kuri umuyobozi mukuru wa REMA, twese abashyitsi turi kumwe hano kandi turashimira kuba babanye natwe. Ari abashyitsi atavuze kandi nzi mukeneye, iyo twakoze umuganda nka gutya ntabwo ari ugutera igiti gusa, turaza no kwidagadura. Turi kumwe n'abahanzi hano mukunda cyane, ni bane bakunda Chris Easy. Abafana babwiza muri hehe? Basaba gutega amatwi ibyo abayobozi bagiye kubabwira hanyuma y'abayobozi turaza no kugira umwanya wo kwidagadura. It is now my pleasure. I was just saying that we have our artists, best artists in the country. But I welcome the Lord Mayor to give the welcome remarks. Mayor, nanjye nguhaye ikaze nguzutanga ikaze mu mujyi ubereye umuyobozi. Umujyi wa Kigali isuku aho muri cya gihanda turajyana mu ntara. Umujyi wa Kigali isuku aho bajya ku bayobozi. Ladies and gentlemen, all protocol observed. Abayobozi mu nzego z'umutekano, abaturage b'umujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo na Kicukiro, turabasuhuje kandi turabashimiye cyane ko mwitabiriye umuganda. Ntabwo rero byinshi umuyobozi wa REMA arabivuze, ariko nkuko mubizi ku munsi w'umuganda tugira ubutumwa dutanga butuba twagejeho n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Kugira ngo dushimire cyane leta y'u Rwanda kuba yarashoye imari ihagije muri ibi bikorwa byo kuvugurura ibishanga. Turashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuba bakomeje guteza imbere umujyi wa Kigali. Abaturage b'umujyi wa Kigali hari amafaranga menshi yashyizwe muri ibi bishanga kugira ngo abe ahantu heza, ahantu hagendwa, kandi imyuzure ajya guhitana ubuzima bwacu ibashe kuvaho burundu. Ubu rero uko mubibona twafatanyije n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo dutere ibiti hano, tubatere ibyatsi, ariko tunamenye ibintu biteganyijwe hano hantu. Turashimira Minisitiri w'Ibidukikije n'ibigo birishamikiye kuri iyo minisiteri ku kazi keza kakozwe, tusaba kugira ngo abaturage mu gihe tuzaturangije uyu mushinga wose urangiye tuzafate neza, bityo dukumire imyanda myinshi ishobora guturuka mu ngo zacu kugira ngo igishanga kibe ahantu heza, ahantu hagendwa, ahantu hadufasha. Ubutumwa bwa kabiri uyu munsi dufite ni ubutumwa bujyanye n'umunsi wo kwizihiza intwari z'igihugu. Kuko mubizi ku itariki ya 1 Gashyantare buri mwaka mu gihugu hose twizihiza intwari z'u Rwanda. Ngira ngo mwabonye ibiganiro mu midugudu no mu tugari, ariko turibukiranya ko dufite intwari zo mu cyiciro cy'imanzi, akaba ari zo intwari y'ikirenga. Mu manzi dufitemo intwari arimo Ingabitazwi ndetse na Major General Fred Gisa Rwigema. Dufite icyiciro cy'intwari z'Imena, ariho dufitemo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, tukagiramo Charles Louis Pierre, tukajyamo Mirwa Gasana Michel, Uwiringiyimana Agata, Niyitegeka Felicite n'abanyeshuri b'Inyange. Tukagira n'ikindi cyiciro cyitwa Ingenzi, ariko kugeza uyu munsi nta muntu urajya muri iki cyiciro. Baturage b'umujyi wa Kigali rero, ubutumwa bw'uyu munsi ni ukugira ngo dukomeze guharanira kugerageza kuba nk'aba bagenzi bacu abaturage b'u Rwanda, abayobozi bacu bagerageje kwitanga kugira ngo igihugu cyacu kigere aho kigeze, babungabunga ubumwe bw'Abanyarwanda kandi bagira uruhare mu gutuma igihugu cyacu ari igihugu cyubashywe kuri uyu munsi. Turasabwa rero gukomeza gushyira imbaraga mu kugira umuco w'ubutwari, by'umwihariko
mu kwitegura uwo munsi. Uyu mugoroba dufite igitaramo cyo gusingiza intwari z'igihugu kizakubera muri ka Kigali, twatuye tubatumire kwinjira n'ubuntu, muze kuza dutarame. Muri uyu muganda rero twagira ngo twibutse ko dufite inshingano yo kubungabunga ibikorwa remezo by'aho dutuye. Turasabwa kugira uruhare mu kubungabunga imihanda y'imigenderano. Turashimira abaturage b'umujyi wa Kigali bagize uruhare mu kwiyubakira imihanda ya kaburimbo. Mu mwaka ushize hubatswe ibirometero bisaga hafi 40 hirya no hino mu makartier. Ariko turasaba n'abatuye hirya no hino kugira ngo dukomeze dushyire imbaraga mu muganda, imihanda yaba y'igitaka yaba imihanda ya kaburimbo tujya tugerageza kuyibungabunga dukoresha umuganda n'ubufatanye muri quartier. Turashimira abakuru b'imidugudu bashyiramo imbaraga, abayobozi b'utugari, ariko dusaba n'abatarabitangira kubitangira. Nanone kuri uyu munsi tuributsa ko dufite inshingano yo kuvugurura ibiraro by'aho dutuye. Umwaka ushize twagiye mu muganda mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, tubasha gufatanya n'abaturage kubaka ikiraro cyahuza mu tugari tubiri. No hirya no hino mu mirenge, mu tugari, turakangurira abayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo twishyire hamwe muri quartier, turebe hamwe n'ubuyobozi byo tudafite tubihuze, ariko dukomeze kwibakira igihugu cyacu. Abaturage b'umujyi wa Kigali, turagira ngo twongere twibutse ko isuku ari umuco ugomba kuturanga. Birazwi neza ko ubu ngubu umujyi wa Kigali ari umujyi ufite isuku muri Afurika, ariko tuzi neza ko isuku ari isuku hose. Isuku ku mubiri, isuku aho tugenda, isuku aho dutuye, isuku mu nzu. Umuturage w'umujyi wa Kigali akaba ari umuturage uko usobanutse, umuturage ufite cyo bita fresher. Bagira ngo rero bashimire, bayikaze muri uyu muganda, bashimire ko mwitabiriye kandi babwira ngo dukomeze tugire ibihe byiza. We would like to express our gratitude to the guests from across the continent and the beyond for you being here and for gracing this city with your presence. Thank you very much. May God bless you. May God bless you. Ayo mashyi ntabwo ahagije kuri meya wacu n'inama kugira ngo aya mashyi cyane umuyobozi w'umujyi wa Kigali arakoze cyane kuri iri jambo ry'ikaze, ariko arakoze no gutumwa atugejejeho utureba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri mwanya munyemerere nakire nyakubahwa minisitiri w'ibidukikije akaba n'umushyitsi mukuru w'iki gikorwa cyacu cy'uyu munsi kugira ngo nawe atugeze ijambo ry'uyu munsi. We welcome the Honorable Minister of Environment to deliver our remarks. Baturage b'umujyi wa Kigali mwiriwe, katwumve ko ibyo meya wa Kigali yatwigishije n'abandi twabifashe. Umujyi wa Kigali umutekano umurinzi kandi wihuse. Mana yanjye. Banyakubahwa bayobozi b'inzego zitandukanye, Minister of State for Commerce, Trade and Industry from Uganda, Deputy Minister for Local Governance from Zimbabwe, delegation here with us for the Rwanda Leaders Fellowship, bafatanyabikorwa, Banyarwanda, Banyarwandakazi, baturage b'umujyi wa Kigali. Banje kubasuhuza mbifuriza umunsi mpuzamahanga w'ibishanga. Ndabashimira ko mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi w'umuganda ushimangira ubufatanye hagati ya leta, abafatanyabikorwa n'abaturage mu gusana ibishanga mu mujyi wa Kigali n'uruhare mugira mu kubungabunga ibidukikije muri rusange. To our friends and all distinguished guests present, we extend our sincere appreciation for your participation in this homegrown community service initiative that we call Umuganda. Your presence here today stands as a powerful testament to your respect for and commitment to the value we uphold. Thank you so much for joining us. Uyu muganda wahujwe no kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibishanga twizihije ku munsi ku rwego rw'igihugu. Ubusanzwe ku isi yose
Uyu munsi wizihizwa buri mwaka tariki ya 2 Gashyantare hashingiwe ku masezerano mpuzamahanga yo kurengera ibishanga ariyo u Rwanda rwemeje kuva muri 2006. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iratwibutsa ko mu bikorwa byo kubungabunga ibishanga dukwiye kwita ku bumenyi gakondo, tugasigasira ibimenyetso by'indiri ndangamurage n'urusobe rw'ibinyabuzima biboneka mu bishanga. Ibi biratwereka ko buri muturarwanda agomba kugira uruhare mu bikorwa byo kubungabunga ibishanga kuko bidufitiye runini haba mu bukungu, ibidukikije n'imibereho myiza. Mu kwizihiza rero umunsi mpuzamahanga w'ibishanga, mu Rwanda turishimira ibyiza tumaze kugeraho twubakiye ku miyoborere myiza y'igihugu cyacu ishingiye ku buyobozi bufite icyerekezo, politiki, ingamba n'amategeko bihamye mu kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere muri rusange. Ibyo byatumye igihugu cyacu kiba icyitegererezo mu karere ndetse no mu ruhando mpuzamahanga, turangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. By'umwihariko aho yagize ati, hagati y'iterambere ry'ubukungu no kubungabunga ibidukikije nta gisimbura ikindi, byose biruzuzanya. Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kubungabunga ibishanga bivanwamo ibikorwa byose bibyangiza, birimo inganda n'izindi nyubako byimurirwa mu byanya byabugenewe. Ibi byajyanishijwe no gutangiza imishinga igamije gusana ibishanga byangiritse aho duherereye harimo na hano. So to our guests and visitors, we commend the leadership of our country for prioritizing wetlands conservation and environment protection. In line with this commitment, the government of Rwanda, with the support of its development partners, is restoring in the city of Kigali through the second Rwanda Urban Development Project and the Kigali Flood Control and Integrated Catchment Management Project, including the Gikondo Wetlands, where we are gathered today. This Umuganda therefore symbolizes our shared responsibility to protect these ecosystems and to safeguard a resilient and sustainable future for generations to come. We are currently implementing the initial phase of wetland rehabilitation. This will be followed by the introduction of enhanced features and robust long-term management frameworks to ensure sustainability while carefully balancing the preservation of ecological functions with the responsible realization of the economic potential. In this next phase, the private sector will play a critical role as a strategic partner to the government, contributing to innovation, investment, and long-term impact. So we take this opportunity to thank our partners, including the World Bank, the Global Environment Facility, the Pilot Program for Climate Resilience, and the Danish government and the Nordic Development Fund, the Rwanda Green Fund, and Germany's KfW, with whom we are working to restore these wetlands. We thank you. Thank you. Baturage b'umujyi wa Kigali, nk'uko nabivuze, ubu turi hafi kurangiza icyiciro cya mbere cy'uyu mushinga cyari kigamije kubanza gusubiranya ibishanga no kubitunganya kugira ngo bisubirane ubushobozi bwabyo bwo kubika amazi no kurwanya imyuzure. Turashishikariza buri wese nk'uko twabibwiwe n'abavuze mbere yanjye kwirinda kwangiza ibikorwa bimaze gukorwa mu bishanga. Ibi bivuze ko tugomba kwirinda kohereza imyanda iyo ari yo yose ndetse n'amazi yanduye mu bishanga. Tugomba kandi kwirinda ibindi bikorwa byose bishobora kwangiza ibishanga birimo amagaraji, amaparikingi y'imodoka, kubirundamo itaka ndetse no gushyiramo ibikorwa by'ubuhinzi. Mu kurangiza ndibutsa ko dufatanije kubungabunga ibishanga, twaba dufatanyije kubungabunga ibishanga, twaba dufatanyije kubaka iterambere rirambye n'ahazaza heza h'igihugu cyacu. Bifurije umunsi mpuzamahanga w'ibishanga
I wish you all a happy World Wetland Day. Thank you. arakoze cyane nyakubahwa minisitiri w'ibidukikije, mwongera amashyi menshi cyane nyakubahwa minisitiri w'ibidukikije. Ubutumwa bwiza aduhaye bumvise ko buri wese buramureba, kandi impamvu turi hano kugira ngo twe tubwumvise tubugeze no ku bandi batari hano, sibyo? Abantu duturanye, nyamuneka biriya byose nyakubahwa minisitiri avuze ugende ubibwire umuturanyi, utazamwemerera kuyobora amazi aza kwangiza ibishanga cyangwa se kuyobora imyanda kandi wari uri hano. Arakoze cyane. Ubu rero icyiciro cy'impanuro n'amagambo meza cyane y'abayobozi kirarangiye, tugiye kurya show. Nigeze kubabwira abahanzi kumwe uyu munsi n'abahanzi mukunda cyane.